Mwiriwe neza muraho tubahaye ikaze ku Muranga Family TV nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Umuranga Lina nkuko mubizinze imbere yanyu bafitiye ibintu byiza mbafitiye amakuru agiye atandukanye. Umuranga Family TV ni famille nini tuba dufitemo ibikorwa bigiye bitandukanye, ntabwo dukora ibikorwa byo kuranga abakunzi gusa, tugiramo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ari byo twaje mu uyu munsi. Umuranga Family TV duhuza abakunzi nk'ibisanzwe bagahura bakamenyana bagakundana, ari nabyo tuba twifuza. Waba uri single, waba uri gushakisha umukunzi, waba uri umudivorce, waba waragerageje urukundo se bikanga, waba ushaka gurukuda amahirwe ya kabiri, wagana Umuranga Family TV. Umuranga Family TV amahitamo meza, urugo rwiza. Kuri uyu munsi rero nkuko mubibona, nkuko nabimaze kubibabwira, uyu munsi ntago tuje gushaka abakunzi, oya. Uyu munsi mbafitiye icyitwa Umuranga Testimony, aho duhura n'abakunzi b'Umuranga Family TV tugasangira tukaganira, hanyuma abakunzi b'Umuranga Family TV bakagenda baza kuri kamera tukaganira bakatubwira ibyiza babonye ku Umuranga Family TV, ibyo bashishikariza abantu bataratugana, icyo Umuranga Family TV, icyo ino famille imariye abantu. Uyu munsi rero ntabatindiye dufite umutumirwa, dufite umufamiliye Umuranga Family TV yaje aratugana, tugiye kugirana ikiganiro, turamuha ikaze abibwire hanyuma dukomeze tugende tuganira. Murakoze cyane, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Mwitwa bande, mutuye he? Nitwa Juliette Uwamenyimana, ntuye Kimihurura, nkaba ndi umwe mu bana b'Umuranga. Yego. Uwamenyimana twishimiye kubana namwe kuri uyu munsi, ni iby'agaciro kuba mwabashije kugera aha ngaha tukaba turi kumwe. Hanyuma Uwamenyimana ni muntu ki, akora iki mu buzima busanzwe, mutuye ahagana he? Gerageza kwibwira abakunzi b'Umuranga Family TV. Uwamenyimana ndi umuntu uri sociable nk'uko uri kubibona, nkunda abantu, nishimira Umuranga cyane kubera ko ariwo nisangamo by'umwihariko. Nk'uko nabibabwiye ntuye Kimihurura. Mukora iki mu buzima busanzwe? Ubu ntabwo ndatangira kuba navuga ngo ndakora, ariko ndashaka kwikorera. Imana ibishyiremo imigisha. Kuri uyu munsi rero wabonye ko twahuye n'abantu bagiye batandukanye, twahuye n'abantu benshi, famille twahuriye ahantu hamwe, duhura n'abakunzi bacu, abantu bavuye impande n'impande. Mbere na mbere ni ikihe kintu cyaguteye kujoininga cyangwa kugana Umuranga Family TV? Umuranga Family TV icyatumye joininga cyane nuko nabonye bafite umuco nyarwanda, bafite urukundo. Kuri uyu munsi rero twahuye n'abantu benshi, ni iki wabonye kuri uyu munsi cyakunejeje? Uyu munsi urarenze uko nabikubwiye, uyu munsi mana yanjye, umunsi nawishimiye, abantu twisanzemo nyine, ni umunsi w'umuhuro, twahuye twishimye, twanezerewe, twanyweye, twariye, twashimanye muri make. Twashimanye. Ni iki wabwira umuntu utaragana Umuranga Family? Yaba yaracitswe cyane, yaracikanywe. Umuranga Family n'abandi batarawugana nibaze bajoyininga hakiri kare, kuko Umuranga ni family nk'uko tubivuga. Kuri uyu munsi rero twahuye n'abantu bagiye batandukanye, urabona abantu baturutse impande n'impande. Ni iki kintu ujya kugana Umuranga Family TV wabanje gushidikanyaho, hanyuma ukaza gusanga nyuma y'uko umaze kutujoininga cyangwa se nyuma y'uko uje kwifatanya n'Umuranga, ukaza gusanga ibyo uburyo watekerezaga Umuranga atari ko wawubonye? Ni ikihe kizabonye mu Umuranga Family TV? Ni izihe mbogamizi mwatekerezaga ko mwahura nazo ariko mutigeze muhura nazo? Umuranga Family nabanje kubishidikanyaho, mvuga se aba bantu bari seriye, mvuga se Umuranga Family TV bafite urukundo nk'uko bitubwira cyangwa baranga abakunzi, ariko mu by'ukuri nkinjira mu Umuranga nasanzemo urukundo, mva
sinzi ko nabivuga nasanzemo abavandimwe, nsangamo ababyeyi, nsangamo abantu bose. Uko Umuranga family wabonye ko hari ingero zigiye zitandukanye, hari abakuru, hari abana, hari urubyiruko, harimo ingeri zose. Bivuze ngo uwashaka kugana Umuranga Family TV arisanga. Hose arisanga nta kibazo. Arisanga yaba umusaza yaba umukecuru bose kuko harimo ingeri zose. Uyu munsi wari umunsi udasanzwe, twahuye n'abakunzi bacu. By'umwihariko nkawe kukubona ukatwemera kuganira natwe ni iby'agaciro cyane pe kuko Umuranga nkukunda cyane, ngomba kuvuga neza nkawe utaka nkavuga ibyiza byawo. Hano rero ku Umuranga Family TV ntabwo dukora ibintu biganiro by'urukundo gusa, tugiramo ibintu bigiye bitandukanye. Nk'umuntu utaragana Umuranga Family, turamushishikariza kugana Umuranga Family TV. Ni famiye, ni urugo runini rugizwe n'abantu b'ingeri zose. Mwagana Umuranga Family TV tukabana muri ibyo biganiro bigiye bitandukanye. Hanyuma aho mudukeneye turahaboneka, nimwe dukorera, nimwe byishimo byacu. Ikintu nabwira abantu bataragana Umuranga Family TV cyangwa ikintu ushaka kwibutsa abantu babakunze Umuranga Family TV, ntabwo ku Umuranga Family TV dushaka abakunzi gusa, dukora ibintu bigiye bitandukanye. Ku bijyanye no ku Umuranga Family TV, ku bintu bijyanye n'abakunzi cyane cyane ibyo n'abantu batumenyereyeho, nta kiguzi bisaba kugira ngo Umuranga Family TV ikurangire iguhuze n'umuntu. Nimwe dukorera, nimwe byishimo byacu. Narabashaka kubamenyesha ko gutera comment biremewe, ibyo ushima, ibyo unenga, n'ibyo wifuza ko twahindura, ahangaha byose biremewe. Nakubwira nti wowe waheranwe n'agahinda, wowe waheranwe n'irungu, utagira abantu muganira, wifuza abantu muganira ukababura, wagana Umuranga Family TV. Turi ingeri zose, urubyiruko, abantu bakuru, ntago wabura abantu muri mu kigero kimwe, aho kugira ngo ujye ugira irungu ugana Umuranga Family TV. Tugira n'icyo wabwira ku bantu iriya WhatsApp ni mu gikari, n'icyo wabwira abantu ku gikari. Mu gikari hariya uko nahavuga cyangwa abifuza kuba bajoininga groupe WhatsApp cyangwa mu gikari nk'uko tuhita, hariya turisanzura naho turafashanya. Tugira uwagize ibirori tukabana nawe, uwagize ibyago mbese tukamufata mu mugongo byose. Urumva ntago ahejwe, ushaka kuza wese yisanga kuko arabaje mu bavandimwe. Ati ushaka kugana Umuranga Family TV aze yisange, arabaje mu bavandimwe. Murakoze cyane. Amazina nitwa Ishimwe Divine, nk'ibisanzwe ningiye bucura bwa Dadi. Ndabishimiye kubana namwe, murakoze. Natwe turabishimiye cyane. Ishimwe Divine, Karame. Mukora iki mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe ndi umwana, nta kazi mfite, sindi umunyeshuri, mba muri famiye biraho. Biba muri famiye biraho. Mwamenye mute Umuranga Family TV? Umuranga Family TV nkunda kubakurikira cyane ko nabamenyeye kuri channel yabo. Yego. Bintera no kujoininga group nyibamo, ari nayo iberamo ibyiza byinshi. Niko nisanze nabakunze. Hanyuma niki kidasanzwe babonye mu Umuranga Family TV? Niki washishikariza abantu bataragana Umuranga Family TV? Umuranga Family TV ni umubyeyi, Umuranga Family ni abavandimwe, ni inshuti. Umuranga Family ni byose ku buzima bw'umuntu. Icyo nabashishikariza kugana Umuranga Family TV. Ishimwe rero, twishimiye kubabona, twishimiye kubana namwe. Hanyuma niki wabonye kuri uyu munsi? Niki wabonye kidasanzwe kuri uyu munsi? Abantu twabanye nawe, abantu turi kumwe, wabibonye ko twe turi kumwe n'abandi bantu, inshuti zivuye ahantu hagiye hatandukanye mu mujyi wa Kigali, hanze y'umujyi wa Kigali, burasirazuba, urengerazuba, igihugu cy'u Rwanda nyine muri rusange. Wabonye ko haje abantu bagiye batandukanye. Niki wabonye kuri abo bantu baje? Ni cyo kintu wungukiye hano mu Umuranga Family ku bantu twari turi kumwe? Niki wabigiyeho? Niki kidasanzwe wabonye uyu munsi? Niki cyagushimishije muri make? Murakoze. Uyu munsi ni umunsi mwiza wo guhura n'inshuti zanjye, bakuru banjye, barumuna banjye.
na basaza banjye n'ababyeyi bacu. Uyu munsi wari umunsi udasanzwe, nawishimiye cyane. Ikintu cyiza cya mbere nababonyeho ni urukundo, icya kabiri ni umurava w'ubwitange bagize, icya gatatu muri byose ni ugusabana nabo, byose byashimishije. hanyuma nkubona bwa mbere winjira uza wari ufite utuntu tw'udusonisoni, ariko uko umwanya wagiye ushira nabonye ko wisanze mu bantu, uraseka uramwenyura. Mbere winjira nyine uza ugasanga imbaga y'abantu irateranye, ni ikihe kintu cyakuje mu mutwe mbere? Icya mbere rwari urukundo nari mbafitiye, kuko nta n'umwe nari nziranye nawe, ariko byose byanteye kumenyana nabo. Ubu ngubu nanjye mwisanzuye, nahafashe nko mu rugo, bose nabamenye, nta muntu n'umwe ntamenye. Yego. Ni iki wabwira umuntu utaragana Umuranga Family TV? Icyo nabwira umuntu utaragana Umuranga Family TV, namubwira ko yahombye ibyiza byinshi, kuko habera ibyiza gusa nta kintu kibi kihabera. Icyo namubwira ni ukugana Umuranga Family, hanyuma nawe tukabana nawe. Murakoze. Mu buzima busanzwe Ishimwe, mufite umukunzi cyangwa nta mukunzi mufite? Njye nta mukunzi ngira, nta nubwo ndamuteganya. Njye ndacyari umwana, niko nakubwira. Uracyari umwana, ariko urabizi neza ko hano ku Umuranga Family TV tugira guhuza abantu bagahura bakamenyana bagakundana. Nizere ko nuba tayari uzatubwira cyangwa muzashakira ahandi. Oya, Umuranga Family narawukunze, singomba kuvamo. Navuze ko nzawukuriramo mu myaka yanjye mike mfite, nkagera ku kigero nzashakiramo umugabo, niho nzamukura. Ngomba kuwusaziramo muri make. Yego. Ati Umuranga Family TV yarabikunze, ati nagira igihe cyo gutekereza cyangwa se yumva ko igihe cyo gushaka umugabo cyageze ntazigera ajya ahandi ku ruhande. Uyu niwe Cadette w'Umuranga Family TV, muri famille muri make, niwe mwana turimo. Ati nagera igihe cyo gushaka umukunzi ntazigera ajya kure, azagana Umuranga Family TV. Muri make azagana Umuranga Lina. Abantu mutarabona abakunzi, mukeneye abakunzi, mwatugana. Nanabibutsa ko gushaka umukunzi hano ku Umuranga Family TV ntago bisaba ikiguzi, nta giciro bisaba. Muratugana mukatubwira ibyo mwifuza, turi hano ku bwanyu, ni mwebwe dukorera, ni mwe dushakira ibyishimo. Munezerewe natwe turanezerewe. Ikintu nabwira abantu bataragana Umuranga Family TV, mutugane, mutinyuke, tubane mu buzima bwa buri munsi. Mukore subscribe, musharinge ku bashuti banyu n'abavandimwe. Twishimira kubana nawe umunsi ku munsi. Murakoze cyane.